nuko mu by'ukuri twaje gukemura ikibazo cy'abantu biga ubukanishi bwa moto bamara igihe kinini mu magaraje. Umuntu akamara nk'umwaka mu igaraje, ariko no kubera ko nta masomo ari chronologique cyangwa se urukurikirane rwiza rw'amasomo yateguwe mu buryo bugaragara umuntu yakwiga. IBTC rero ibyo nabitekereje itegura amasomo kuva ku mupine wa moto kugera kuri moteri ya moto uburyo bayiroviza. Itegura amasomo iyashyira mu kinyarwanda cyumvikana, iyashyira mu mavideo agaragara, aho umuntu aca kuri telefone cyangwa se akigira kuri mudasobwa computer ifite, akiga uko bakanika moto, yandika teori zabyo, hanyuma nyuma y'ukwezi amaze kwiga agafata ukundi kwezi kumwe ko kujya mu magaraje dufitanye amasezerano akiga pratique yabyo. Twaturutse kuri kamera turayigisha rwose mu gihugu, irafata abantu, abakozi bacu barahari, abantu bararyoheye, amafaranga yarabonetse, tujya gukora amafoto, tujya gukora ibyapa, ubwo dukeneye no kwigisha abanyarwanda ibindi bintu byinshi byiza. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Murakoze cyane. IBTC buri gihe ku mutima wayo hahora hariho abafatanyabikorwa, abakiriya, abantu batugana. Niyo mpamvu mu mpera z'umwaka guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa mbere ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere dufite promotion igabanyirizwa rya 30% ku bantu bose batugana. Ku bantu bose abashaka kwiga gufotora, gukamera, gukora ama design y'ibyapa, kweditinga amafoto no kweditinga ama video, byose ibyo bintu byose amasomo yacu agiye kuri 30% discount cyangwa se kwigabanyirizwa. No kuvuga ngo niba bishyuraga 100 byanze bikunze ubwo ni 70. Ni 70 nuko yabivuze. Yego. Hanyuma rero ku bantu batugana no mu buryo bwa online, basanzwe biga ku buryo bwa online yigira kuri telefone, nabwo rwose birashoboka cyane, iyo discount iriho. Kandi nawe tunabibutse ya promo code yacu ya na Life Radio, iyo bagiye kwiga amasomo ya online baciye kuri y3.ibtc e-learning.com bagaca kuri Life Radio bishyura 50. Ntabwo bishyura 100 nkuko isomo riba riri. Nahoze nganira n'umuyobozi, imbogamizi bagiye bagira benshi bagasanga ari 100 ariko ni 50. Yugiye kwishyura winjire kuri Life Radio ni 50. Tuvuga isomo ryo kwiga gufotora ryishyurwaga 150 mu buryo busanzwe, uciye kuri Life Radio ni 50. Tubisubiremo. Noneho rero hariho iryo gabanyirizwa ry'iminsi makuru, ubuganga bangahe? Ubwo kuri n'uburyo gusa kuri promo code ya Life Radio nta cyahindutseho, ariko ku muntu uje kwiga bisanzwe byo biragabanuka cyane. Ubwo rero abantu bashaka kwiga baraduhamagara n'ibisobanuro birambuye, ntago bahita babona aka kanya mu kiganiro, cyangwa se wenda nibyo mugiye kugenda mumbaza gake gake, ariko ni barahamagara nimero telefone 0784 16 5847 ku bindi bisobanuro birambuye. Sinzi nimba hari icyo mwambaza kindi. Ikindi ni ibijyanye n'ubukanishi. Ubukanishi bwa moto, igitekerezo rwose ahantu cyaturutse murabizi, twagiye tubivuga inshuro nyinshi, nuko mu by'ukuri twaje gukemura ikibazo
cy'abantu biga ubukanishi bwa moto bamara igihe kinini mu magaraje. Umuntu akamara nk'umwaka mu igaraje, ariko no kubera ko nta masomo ari chronologique cyangwa se urukurikirane rwiza rw'amasomo yateguwe mu buryo bugaragara umuntu yakwiga. IBTC rero ibyo nabitekereje itegura amasomo kuva ku mupine wa moto kugera kuri moteri ya moto uburyo bayiroviza. Itegura amasomo iyashyira mu kinyarwanda cyumvikana, iyashyira mu mavideo agaragara, aho umuntu aca kuri telefone cyangwa se akigira kuri mudasobwa, computer ifite, akiga uko bakanika moto, yandika teori zabyo, hanyuma nyuma y'ukwezi amaze kwiga agafata ukundi kwezi kumwe ko kujya mu magaraje dufitanye amasezerano akiga pratique yabyo. Uwo muntu asoza yanakora n'igaraje rye, azi kubikora neza, nta moto atakanika kandi yakora n'igaraje rye. Kandi icyifuzo cyacu nuko mu cyaro aho ngaho mu mudugudu hatahamo moto nka 20 twabona urubyiruko rwishyize hamwe rugiye gukora igaraje aho ngaho rukigukanisha bwa moto aho ngaho. Mana ibaho umugisha. Yego. Niya rero muri iyi minsi ya none amagambo ni mabi. Ibyo dukeneye ni ibikorwa. Yego. Mwadusobanurira abarimu bigisha abo banyeshuri bize. Abarimu bigisha abanyeshuri bacu bagana muri IBTC baba barize ku buryo bufatika kandi bukomeye, bafite impamyabumenyi zemewe, izaba izo dukura muri Rwanda TVET Board kuko nicyo kigo kituyenga, na certificate yacu iri ku rwego rwa Rwanda TVET Board. Rero barizewe, baba barize neza, bafite experience n'ubuhamya burivugira. N'ubuhamya burivugira, ariko uramutse ugereranyije abanyeshuri bize muri IBTC harya n'imodoka murabarazikanika. Imodoka amasomo nayo ari mu buryo bwa online, agiye kubageraho mu kwezi kwa mbere araba yatangiye kugera kuri platform, nayo turatangira tubabwira uburyo biga. Noneho ukagereranya umunyeshuri wize IBTC cyangwa ukamugereranya n'undi munyeshuri wize muri ndi garage, kuko mu by'ukuri ubu icyo tureba n'ubushobozi. Ese kuko abantu bize IBTC n'abahanga? Murakoze cyane Sam. Ku banyeshuri bamaze kugraduatinga mu bijyanye na moto muri IBTC batugaragarije ubushobozi n'ubuhanga, kuko bamwe bari no mu kazi, abandi baracyari mu stage, ariko barabikora neza. Bitewe n'iki? Bitewe nuko mu by'ukuri moto nta handi hantu mu Rwanda bigisha moto twe twarabonye mu buryo buri academic. So rero nimba umuntu ubwiye ngo umupine gutya na gutya bukurikizaho iki, akabifata neza, nta pratique iba itagira teori, ariko iyo afashe teori mbere neza muri pratique biramworohera cyane. None ikibazo nk'uko urabona ni online, ugiye kubwira umunyeshuri ngo ni Villebrequin kuri online umuntu abibona gute? Ni amavideo akoze ku buryo bufashwe neza n'abahanga. Nimba nahi visi baroveza moteri, nimba ari visi ya kangahe abahagaragara, kandi nayo mavideo nimwe muyifatira, nitwe tuyifatira, n'abakozi bacu bafashe, n'abahanga bacu bizi wacu. Noneho ni supani ikoreshwa yihe aha naha, moteri bakenera ibiki. Ubundi supani ni igiki? Isupani n'urufunguzo rufungura amaboro ya moto. Si byose cyane akura. Buriya moto ifungurwa n'imfunguzo zingahe? Ibyo ubwo rero urashaka kunjyana mu masomo, kandi turashaka gukopeza abantu amasomo. Ibyo nibyo nyambaza ngeze mu ishuri. Kandi hari icyo bita toolbox. Aragomba kandi mwarimu akabisobanurira. Abari ubona ukugira ngo ni ntera amatsiko abaduteza amatwi, nubwo yaba online bazayibonera igisubizo, n'ibirenze kw'ibyo bazayibonera igisubizo. Ariko yabimeze neza, kuko hari nk'ubukangurambaga twatangiye bwaho, urumva hari ahantu tujya mu murenge cyangwa mu kagari, tuba dufite toolbox, iriya box irimo amasupani ziriya mfunguzo za moto zose. Tukabwira abantu tuhasanze mwiteranye, dore tubazaniye igaraje ahangaha iwanyu. Nitubona urubyiruko umubare uyu n'uyu bashaka kwiga, turayisiga ahangaha bazayihereho bakora igaraje ryabo. Rero ibyo bintu turabikora cyane, kandi byagiye bifata intera nziza, bikanajyana impact nziza, ku buryo twifuza ko ubundi twagira nk'igaraje rimwe ry'icyitegererezo mu karere rimwe, ariko no mu mudugudu hakaba harimo igaraje rikanika moto zihataha. Hako mutabeshye kuko ubwo mwabona abarimu bakuriye mu turere twose tw'u Rwanda bakora ibyo bintu byose, bigisha ibyo.
yego kuko twabiteguye amasomo yamaze gutegurwa already ya online abantu babyiga abarimu b'abahanga bakoze ayo masomo birarangira noneho ubwo mbaza ngo muri pratique ngo mwabona amagaraje abanyeshuri bazigiramo igisubizo ni yego kuko amagaraje twamaze gusinya amasezerano hirya no hino mu turere arahari ahubwo ategereje abastageri barangije kwiga pratique theory ya moto bakajya kwiga pratique aho ngo mu magaraje none si Imana bamugisha ariko ubwo turi kumva no turabakira turi kwihuta yego nta kibazo ntekereza ko nubwo aruje kureba ko tumeze ako muzagira ikindi gihe muzana no tubisobanure neza tubisobanure tudati dufata akanya gahagije gaho tubwira nana use mufite na gahunda yo kwigisha amategeko y'umuhanda nabyo kuko ari ibintu bijyanirana ubuyobozi buri kubipanga donc ubundi IBTC ni innovation duhora dukora innovation duhanga udushya ubwo rero tegereza twaturutse kuri kamera turayigisha rwose mu gihugu irafata abantu abakozi bacu barahari abantu bararyoheye amafaranga yarabonetse tujya gukora amafoto tujya gukora ibyapa ubwo dukeneye no kwigisha abanyarwanda ibindi bintu byinshi byiza nane Imana bamugisha yego nimwe mukoze rwose turawakiriye hanyuma ku bisobanuro birambuye Sam mutarandekura abantu barahamagara kuri 0784 16 58 no mu gikari tugende tubafasha ibyo badasobanukira aka kanya. Imana iguhomugisha none se watwemerera kuwa mbere utaha no kundi uzakurikiraho no mukazajya muza noneho tukajya tubiganira twitonze rwose abakunzi ba Life Radio turabizeza ko turahari ku bwanyu ate no mu kige cya promotion igiye kumara ukwezi igihe cyose tuzatuza tuganire batubaza ibibazo tubasobanurira byimbitse ibikorwa bya IBTC ndetse n'amasomo yacu na impact tuzatunazana n'aba bantu bageze ku isoko ry'umurimo ari gukorera amafaranga cyangwa banabonye inyungu zabyo n'ibyiza byabyo baze baduha ubuhamya nabyo bizarushaho kugenda biba byiza. Murakoze cyane yenda neze ko muzanenga uburyo muzigisha moto kuri radio nabyo tuzabikora cyane rwose umuntu akagenda kayiga teori neza kayimenya ayigiye kuri radio noneho yaza yagira harya mu ishuri ryanyu akagiga nk'iminota 30 ejo yajya gukora ikizami agahita agira gute yego rwose agahita gitsinda izo nazo ni izindi nzozi Imana iguhomugisha isaba mugisha cyane murakoze brother Sam kandi dushimiye rwose n'ubuyobozi bwa Life Radio bwongeye kutwakira n'abakunzi ba Life Radio muri rusange bayikurikiye umunsi ku munsi natwe turabakunda naho butaha tubifurije umwaka mushya muhira wa 2026 uzababera umwaka w'amata n'ubuki amen ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze.
IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788543002 bitize ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.